Abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, abagenderera akarere ka Nyagatare ndetse n'abaturiye akarere ka Nyagatare, ibi byose niho byahumvikaniye bitewe n'ibyo uyu mwana w'umukobwa yakoze utuye muri kano karere ka Nyagatare. Mbese ni ibiki uyu mwana w'umukobwa yakoze ko birimo biragenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye? Ese kuri ubu ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Ese abaturage bo baba batangaje iki? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu irimo iragenda higarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho umwana w'umukobwa yanyweye ikinini cy'imbeba kubera umusore witabye Imana asize amuteye inda y'amezi 2. Ahita avuga ati rero aho kugira ngo agende wenyine, reka nanjye fate nywe kino kinini cy'imbeba. Ibi rero byabereye mu mudugudu wa Noma mu kagari ka Noma mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare. Uyu mwana w'umukobwa yitwaga Niyigena Hidayi, ariko kugeza ubwo twakuraga iyi nkuru uyu mukobwa nyine yarimo aritabwaho n'abaganga ku bitaro by'akarere ka Nyagatare. Uraje rero wumve ibyagiye bitangazwa n'abaturage ndetse n'ibyo uyu mwana w'umukobwa mbere yuko anywa kino kinini cy'imbeba ibyo yari yamaze gutangaza. Nimwiyumvire uko byagenze kose. Ambwira ngese Maria waje ngaje kukugurira, ndangije ndamwe se Hidaya amafaranga wayakuye. Arambwira ati cyo nanga ari ikibazo cy'amafaranga vonje kukugurira. Arambwira ati ubu n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ugiye kumbona, vaye nkugurire unsezere. Mbifata nk'imikino nkuko tujya dukina bisanzwe. Twagiye ku mudamu wa hararuguru ukunda guteka ibirayi, turya ibirayi bya 500. Yari ibirayi bya 200 nanjye bya 200, isigaye turabigabana. Rayo arambwira ati mara mungereka nkubwire, ntago nakomeza kumva aya magambo hirya no hino bakomeza kumbwira ngo mfite inda y'umuntu wapfuye. Ndangije ngo ati Seida, nimba wiyizeye ukaba utararyamanye nawe utekereze ko ufite inda. Ati nge ntago nakomeza kumva amagambo yo hirya no hino. Narifashe njyana na Emma hano ku Ijana tujya kwipimisha. Ati nge ndangije kwipimisha barambwira ngo mfite inda. Ndangije arambwira ati se Maria ko mfite inda kandi nkaba njya mu kwezi. Nabonaga mbeshya atari mu kwezi. Agakomeza kumbwira ngo nge Maria ndumva mfite inda. Aranyicaza arambwira ati Maria atumbabariye, ati nge wareka kugenda basi ngakureba nkagusezera. Ati nge mfite inda pe. Ati kandi ngewe ntago nashobora kurera umwana umuntu wapfuye. Urabona uyu mukobwa bita Hidaya wiyahuye, kuko twari turi kumwe nimugoroba twagize ngo ni imikino nkuko nyine yari arimo kubivuga, avuga ngo ngiye ngo mfite inda y'uwo muhungu nyine wapfuye nyine, ngo ngiye ngo ntago yaba apfuye, ngo ngiye ngo nsigare nanjye ngo ndi bwiyahure. Hagati se watuje uriyahuzwa n'iki? Ko nyine twari abahungu benshi tugira ngo ni imikino. Twajya kubona tukabona gikuye mu mabere akatubwira ati dore ngiki ndiyahura. Nkabwira abamama ati mwarebye mwebwe ko wenda muri ababyeyi mukamwicaza mukamuganiriza, kuko hari mukecuru. Nkubwira ati ugomba kugenda ukamuganiriza akareka ibyo bintu ashaka gukora, niba ari no kubitekereza abyihorere. Kanya nk'ako guhumbya agishyize ku munwa ngo arakinyweye, ko guhita hafata umumotari amugeza nyine ku kigo nderabuzima kiri hano Musheri. Umukobwa nyine ikinini yari agifite mu mabere akajya agikuramo akavuga ati dore ngiki nge ndiyahura ibyo mwakora byose. Reka aratubwira adusezera, tubwira kari bupfe nyine saa 2 z'ijoro. Bwakeye mu gitondo ubwo mbyutse numva kuvuga ngo hari umukobwa ngo wiyahuye. Ubwo ngezeho njya kureba kuko dusanga yiyahuye. Ngira barirutsa bagiye iwacu mu rugamvuka, abantu bamwirukaho, none mumwirukaho mumufate atakirya. Bamusanga mu gikari gufata indobo irimo amazi, ari gupfundura ikintu ashaka gutamira. Baramufata abana baramuzigaziga, gerageza kubibwira ubuyobozi. N'uyu munyabuzima ndamubyutsa, ngwino urebe de nibwo ndi kuva gupagasa, urebe uyu mwana umubaze ikibazo afite cyo yiyahurira. Ibyo kurakarira ngo umuhungu ngo niba yarapfuye bari inshuti
ndumva atari cyo cyatuma yiyahura. Uyu nguyu araza turazurungutana tugera aha, tuhageze aramubwira ati mpereza icyo kinini, ikintu gituma wiyahura ni igiki? Ashaka kumukubita. Ndamubwira Hidaya uriyahura kubera iki? Arambwira ati ndiyahura ntawe mbuza kukirya. Ntoke mfata ibintu njya mu nzu ryamye, ati uri busange ndyamye ku muryango napfuye ndi umuramba. Ubwo rero twari turimo turakora iyi nkuru y'uyu mwana w'umukobwa wari ufashe umwanzuro wo kwiyambura ubuzima bitewe n'umusore yakundaga nyine wasize umuteye inda waje kwitaba Imana. Rero nawe agafata umwanzuro wo kwitaba Imana. Twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musheri Andrew Ndamaye kugira ngo nyine tumubaze byinshi byerekeranye n'iyi nkuru y'uyu mwana w'umukobwa, ariko nyine ntibyadukundiye, ntihagira ibyo tumenya byerekeranye n'iyi nkuru. Tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo muba byose bigiye bitandukanye.